niba uyavuga ati genda umunyarwanda nemera ibingibi simvanga ndabikora nuvuga ngo igihugu cyari kigasanga araharanira umuco w'igihugu n'ibyabagaho amateka avuga gutya kandi akabikora neza buriya agomba kwambara umudari kuko we icyo akorera ntagavanga yahisemo kamwe icyo akorera rero kigomba kumuhemba kimbabaza Evode nuko hari abantu n'ubundi bitwa ko ari abakristo bagakora ubuzima bwo gupfumura bagakora ubuzima bwo kujya kuraguza ngo ubupfumu no kuraguza mu banyarwanda mu isura nshya urakoze cyane ni mu isura nshya ari yaranje kubwira ibibi kugira ngo ushake cya gitambo ntago bazi uburyo igitambo gitangwa nta nubwo bazi uburyo ubuhanuzi buza nta nubwo bazi uburyo basenga ibyo ni ibintu duhura nabyo n'igihe umuntu akwandikira cyangwa akaguhamagara akakubwira ngo sengera ariko ntategereze ko usenga ngo yizere ko agiye gusarura ibyo yasengewe ahubwo agahita ashaka ko mbwira ivuze ngo iki mbere bajyaga ku mupfumu akavuga ngo ndagurira umbwire icyo nsabwa icyaha abantu baro bakora muri iyi minsi ni ukudatanga nicyo cyaha baro babihanisha kudatanga icyacumi kudatanga amaturo kudakwitita ku bashumba nibyo byaha mufite nushaka wisambanire nushaka wicuruze nushaka kugira abagore 5 uze bagwe ikizakwereka abantu bari mbayoboye amatora y'abakomisiyoneri bari muri business azagwa inshingano atitaye ku mbuto niyo mpamvu iyo uje mu rusengero ufite akazi uhabwa intebe y'imbere wowe nka bishop wowe nka profeti ni gute ukura amazi kibeho kugira ngo usengere abantu imyizerere irakwemera ko ujya kibeho gukura amazi umuntu nyuma yo gusenga Imana iravuga yego Imana iravuga nyuma yo gusenga ariko Imana ivuga abantu batarihana ni bwa bupfumu mu isura ibiriya byose ni amaco y'inda niyo urebye n'ubupfumu bwese busahe asate se umupfumu asa kuri ni tekinika reka mbashimire mwese abadukurikiye ku ISEZERANO TV ni by'agaciro kamwe cyane kuba mugarutse kwa natwe ushobora kuba uri hano mu Rwanda ushobora kuba twumva uri Burundi dukurikiye uri Burundi cyangwa se n'abari muri diaspora mwese ndabasuhuje ndetse na buri muntu wese ahari ari kubasha kumva ururimi tuvuga ni by'agaciro kakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe niyo mpamvu natwe duhora inyuma y'akamera tubashakira ibiganiro kugira ngo tutazabicisha irungu dukomeze twungurane dukomeze duhugurane nk'ubu niyo mpamvu nasuye Pst Fanny twishimiye kongera kuba namwe ku ISEZERANO TV urakoze turaneze natwe turishimye Pst ndabona hano hasa neza akavura karabonetse imvura n'umugisha nyine nimvuze nti ikirere cy'izuba ivumbi ryaritanye uducaho abantu ariko wameze neza rwose buni inzira ni nyabagendwa ese buri ivumbi ryagucaho abantu ubundi uwo muntu abari wawe yego nyine bya bindi burya uwawe aho yaba ari hose nubwo abari kure arahagera ariko nanone hari igihe ureba ukumva no kuza yakwitura hasi ko ari ukuntu wazaga na moto ikagukubita hasi ryagendaga no mu modoka keshi imodoka itari hejuru ntabwo yabashaga gutambuka kandi urabona ko ryarira ahantu hari mu ikorosi honyine rero ugasanga nanone ni ikibazo ariko turashima ko tuhakorwa buri munsi ariko ntibikunde rero kubera imvura yaguye ntiyaguye cyane nanone ubwo yatera kunyerera ariko urabona ko ari imvura y'umugisha uko biri we hameze neza harasa neza hari n'amahumbezi rwose ubushyuhe ntabwo ari bwinshi hameze neza cyane aha reka tutangize isengesho ikiganiro cyacu Mana nyiringabo turagushimye kubw'akanya nk'aka uduhaye kugira ngo tugaragare imbere y'ubwoko bwawe reka mwuka wera kugira ngo atuzeho kandi akomeze kubana natwe ntadusige ntaturekure nshimiye buri muntu wese wahisemo kureba iyi TV kugira ngo abashe kumva amagambo umutumwe we cyangwa se ayakeneye kumenya icyo wereka kibi cyawe Mana twihanganishije abadukurikiye bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo ubasange kandi ubahumurize kandi tunezerewe kuko waduhaye kuramuka kuko nta gikuba cyacitse hagati muri twe nubwo byaba byose bifatanyiza no gutuzana ibyiza kandi ntabwo ibigeragezo n'amakuba ducamo byadukura kuri wowe ahubwo bituma dukomera tugakomeza urugendo
ndagushimye rero nyiringabo cyuba, ndagushimiye bw'icyubahiro cyawe kibe kuri wowe, kandi n'abahisemo inzira yo gukizwa no gukiranuka no bakomereza imbaraga muri byose, tuze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Pastor, mu minsi ishize ngira ngo ni ku muganura hari inkuru nshaka kuba nabonye y'umuntu witwa Rutangarwamaboko, ajya avuga ko ari umupfumu ubyiyemerera, wavuga ko ariko kazi kari ugupfumura, ari umupfumu mbega. Ku munsi w'umuganura nabonye hari umudari w'ishimwe yahawe n'urwego rumwe rwa leta, ngira ngo n'urwego rw'akarere nibe ntibeshye, bamushimira ku bikorwa ngira ngo ibyinshi bigendanye n'ubupfumu, nubwo na bitari direct ku bupfumu, ariko nibigendanye n'iby'akazi akora, kandi wakemera ko akazi akora ari ubupfumu. Nka pastor bira wabyakiriye gute nibe warabashije kubibona? Ya, urakoze ko umuganura muri Bibiliya urimo, uko n'Imana yajyaga ituma Abisirayeli gutanga umuganura, ndetse no mu muco wacu w'igihugu cyacu cy'u Rwanda habaho umuganura. Nubwo mu minsi yashize, mu myaka ishize utari ugikorwa cyane bitewe n'ubukristo bwagiye buza, hari uburyo rimwe na rimwe butigeze bukorwamo cyane, ariko byakorwaga. Hari umuganura w'abantu bezaga bakanywa amasaka yabo, hari mu matungo yabo n'ababagaga ibimasa byabo bakaganura ku kintu icyo cyose. Umuganura ni ikintu cyose wejeje, uwo nguwo utangwa no mu nsengero. Nge rero kuba Rutangarwamaboko we yiyemerera ikintu nk'umunyarwanda uba mu Rwanda, nta kintu mushinja cyane, kuko we avuga ibyo ari byo, nta nubwo yitirira idini runaka, ahubwo aravuga ati jye ndi umunyarwanda kandi nemera ibi ngibi. Ibyo yakoze by'indashyikirwa, igihugu akenshi gikunze kureba ibikorwa by'umuntu kidashingiye ku idini cyangwa se ku myemerere y'umuntu. Rero we niba mu byo akora yarakoze bikagaragarira amaso, kuri jye bintera ko kumva ngize ishyaka n'ifuhe ryo kumva ko twebwe nk'abakozi b'Imana natwe hari ibyo twagakoze tutagendeye kwirebaho, bishobora kugaragarira sosiyete, bishobora ku buryo n'igihugu gishobora kuzicara umunsi umwe kikavuga ngo natwe reka twambike umudari bishop cyangwa profete runaka, umusitari runaka ugaragara mu izina ry'ubukozi bw'Imana, ariko ari ikintu yakoze kindashyikirwa akambara umudari. Ugushira ahantu heza nari ngiye kukubaza nti ubwo niwe bashobora gufata umupfumu bakamwambika umudari, kuko babona hari ibikorwa by'indashyikirwa yakoreye igihugu, tukaba tutarabona umupasiteri banashimye nibura niyo yaba mu magambo ataruvuga ngo bamuhaye umudari, ubwo ndavuga bati hari ibikorwa bigaragara yakoze. Ntabwo byaba ari ikibazo cy'uko abapfumu baba bagiye kurusha ibyiza abapasiteri? Urakoze, icyo kintu nkunda kukivuga. Mu myaka wenda mfite y'ubushumba y'ubuhereza ntago ari myinshi, ariko hari abambanjereje. Twakiriye ubukristo tubwakira mu nzira zitashobora guhindura umunyarwanda ngo abe umukristo, ahubwo buhindura umunyarwanda kuyoboka idini butamuhinduye kuba umukristo. Noneho bagiye kureba dusanga harimo ba bantu bahindurira idini, ariko ya migenzo n'ubundi y'abakurambere ya yindi uyu nguyu yita umupfumu akoresha n'ubundi bakiyikoresha. Bishatse kuvuga ngo kenshi biragoye ko cya gice cy'abanyedini kizerwa cyane, kuko ntago nakazuyaza, ntago gihagarariye imyemerere ya gikristo neza ngo kiyizane neza. Niba uyavuga ati genda umunyarwanda nemera ibingibi simvanga ndabikora, nuvuga ngo igihugu cyari kigasanga araharanira umuco
w'igihugu n'ibyabagaho, amateka avuga gutya kandi akabikora neza. Aho niho dusanga twebwe abanyamadini akenshi twebwe twivanga, ugasanga iby'Imana tubirimo kandi n'iby'imico n'ubundi turacyabirimo. Hari imico tugomba kubamo yuko turi abenegihugu, ariko niyo tutagomba kubamo. Niba uyu munsi uri umukozi w'Imana n'ubundi wa muntu, kuko n'inshuro nyinshi bataka batuyunguye uvuga ibi ko n'ubundi agaruka tukamuha umuti. Niba udahindukiye ngo uzibukire iyo mihango n'iyo migenzo imwe n'imwe, munyumve ntago wenda imico yose ari mibi n'imihango yose ari mibi, ariko iyo ushatse kutagaragaza aho uherereye, kimbabaza Evode nuko hari abantu n'ubundi bitwa ko ari abakristo, bagakora ubuzima bwo gupfumura, bagakora ubuzima bwo kujya kuraguza, bagakora ubuzima butemera Imana, ariko n'ubundi akagaruka akayijyamo, akagaruka akajya no muri ya mihango. Icyo gishobora gutuma nta cyizere bwa buyobozi bwite bwa leta bushobora kukubonamo, kuko n'ubundi baragusanga muri ibi. Niyo mpamvu bakoresha ibishoboka byose bagafata umunyedini bakamudeturuna, bakamukoresha ya mihango, kandi barangiza bakavuga ngo dore musenyeri kanaka ararimo, karidinari yarahari, bishop yarahari, profeti yarahari. Uzi icyo bashatse kuvuga? Bashatse kuvuga ngo rega twese turi kimwe, kuko na kanaka yarahari, kuko ntiyigeze azibukira kiriya. Yaba twari dushyigikiye Imana yacu ya Isirayeli nk'uko tubivuga, Imana ya Abrahamu na Isirayeli na Isaka na Yakobo, nyine iyi akaba ariyo duhaga tukavuga ngo ngiye ndi umunyakristo, ariko ibisimba ijyamo, ukamenya ugomba guhagarara, ukamenya ugomba guhagarara, ariko uyu munsi urabijyamo. Niba rero tutarigeze twigishwa ubukristo bakatwigisha kuvanga, uriya agomba kwambara umudari, kuko we icyo akorera ntago avanga, yahisemo kamwe. Icyo akorera rero kigomba kumuhemba, akanakora rwose, akanabigaragaza, kuko ushobora gusanga aharanira kuvuga ngo umuco nyarwanda bagomba kubaho gutyo. Wajya kure ugasanga uwo muco nta n'icyo utwaye, ariko wajya kure ugasanga uwo muvugabutumwa ukorera Imana we hari ikintu atigeze acyaha, siniteranye. Ahubwo ugasanga dushyize imbere ibyubahiro byacu, dushyize imbere indamu zo kwihembura. Ugasanga rero we niba akorera ibintu bishobora gutuma igihugu kibonamo inyungu, niba nta mudugudu turahindura, niba nta murwayi urakiza, biragoye kuvuga, biragoye nuko uwo mudari wambara. Kuko icyambere umudari ntago we akora ikintu akagikora avuga ngo mbikoreye nk'umunyarwanda, bikora igihugu cyanjye. Ngiye kujya gusaba umuntu abikora ngo jewe nkanjye, bivuga ngo ikinyungu n'ibyo uharanira, uraharanira ibyawe bwite, ntago uharanira ibya rusange by'abantu bose. Yego. Wenda hari akantu warukomojeho gatoya, yuko hari abakristo usanga uyu munsi ari mu rusengero, ariko agaca no ku ruhande akaba yinyabije aho ngaho ku mupfumu agiye kubaza. Noneho mpita nshaka kubihuza n'inkuru muri iyi minsi nabonye ku Gihe ivuga, mgize amahirwe mise nyibona hafi bavuga ngo ubupfumu no kuraguza mu banyarwanda mu isura nshya. Isura nshya. Noneho iyi nkuru naje kugira amatsiko ndayisoma yose, usanga bashaka kuvuga abantu baza mu rusengero ko bameze nk'abagiye kuraguza. Uko nukuri Evode nukuri. Ugasanga umuntu yaje mu rusengero ariko ararwana kugira ngo pastor amubwire uko ejo bimeze. Ibyo ni ibintu duhura nabyo, n'igihe umuntu akwandikira cyangwa guhamagara akakubwira ngo sengera, ariko ntategereze ko usenga ngo yizere ko agiye gusarura ibyo yasengewe, ahubwo agahita ashaka ko mbwira ivuze ngo iki. Ndaryo nshaka kubwira abadukurikiye, iravuze no gusenga biratandukanye. Ibiryo bitekesheje inkwi n'ibitekesheje amashara ntago bishya ko kimwe, nta nubwo biryoha kimwe. Uku rero kubera ko ntago bigeze babwirizwa ubutumwa bwiza, basezeranyijwe ko bazahabwa
aribwo Yesu yababwiye ati ntabwo ari igihe mwaje gushaka. Ubwo bari bamaze kugera kumushaka, bamusaka i Kaperinawumu, baramubura, basanga ari yagiye hakurya y'inyanja ya Tiberiya. Baramubwira ngo mwigisha, twagushatse turakubura. Yesu abasubiza mu mvugo nziza bamwe mudakunda kandi ikoreshwa. Yarababwiye ngo ntabwo ari igihe mwaje gushaka, ni ya mitsima mwariye mugahaga. Abantu rero bari barirukira mu rusengero atari ko bagiye gukizwa, ahubwo bagiye gushaka imitsima. Ubwo ni imvugo y'Imana. Bimeze bite? Noneho iyi mvugo y'Imana, mbere bajyaga ku mupfumu akavuga ngo ndagurira umbwire icyo nsabwa. Ari naho mu mpamvu usanga kenshi bamara kubaragura mbere akakubwira uburagu bw'iterabwoba, agahita avuga ngo zana igitambo. Kuko ni muri urakoze cyane, ni mu isura nshya. Ari yaranje kubwira ibibi kugira ngo ushake cya gitambo. Ntago bazi uburyo igitambo gitangwa, nta nubwo bazi uburyo ubuhanuzi buza, nta nubwo bazi uburyo basenga. Ari namwe mpamvu abigishwa ba Yohana babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Ariko Yesu yirirwaga ku musozi agasenga, umuntu akagenda yiseseka avuga ngo mbwira. Hari ibyo akubwira ariko nawe hari ibyo uzi. Kubera ko gusenga nta munebwe usenga. Umuntu usenga ni umuntu wamaze gukizwa. Umuntu wakijwe ahina akarenge agashaka Imana yakamenya aho ayishakira. Abantu ntago bazi aho babariza Imana. Niyo mpamvu dufite n'abigisha muri iyi minsi atigisha ku gakiza, akubwira amagambo meza y'urukundo, ntakubwira icyaha, kuko ayo magambo ntabwo atuma icyaha ukivamo, ahubwo arinda amarangamutima yawe. Akakubwira ibikuboshye gusa, ariko ntabwo yigeze misiyo ya Yesu yo kukubwira ngo ihana ibyaha. Icyaha abantu baro bakora muri iyi minsi ni ukudatanga. Nicyo cyaha baro babihanisha. Udatanga icyacumi, udatanga amaturo, kudakwitita ku bashumba. Nibyo byaha mufite. Ushaka we uzana ituro ribyibushya envelope nini, usinye sheke, wohereze kuri momo, nushaka wisambanire, nushaka wicuruze, nushaka kugira abagore 5. Uze bagwe, ntago bashora kuguha ikizakwereka abantu bari mbayoboye amatora y'abakomisiyoneri. Bari muri business, azagwa inshingano atitaye ku mbuto. Atitaye ko abagore bangahe, atitaye ko uri umusinzi, atitaye kusambana. Azagwa inshingano. Azakubwira ngo ngwino usezeranya atitaye ko rwa rushenye kangahe. Aza kurambika ikiganza ibi muriho bikuzeho. Uko yarushenye nawe rushenye. Akubwira ati genda mubana karamata kandi wakaramata ntiyakubahirije. Mwumva ibyo mvuga, nimurebe ibyo ngiye gute ibyo nkora. Uwo rero nta mwanya afite wo kubwiriza ubutumwa ngo wihana ibyaha, ahubwo afite umwanya wo kubwira dore barakuzinze, barakuboshye, mu izina rya Yesu ikiganza cyanjye ndagusengeye ubohoka. Tubona ko Imana yamaye gutera imbere, yaguye gutera imbere, ariko ntabwo uri hujyana abantu mu bwami. Ubwami ntago ari okay, erurubu mu Yehova uvuga ko tuzaba mu isi izahindurwa kuba paradizo. Imidugudu yose barobubaka aya mazu yose ari ayacu, kuko turaza dushaka amazu, dushaka na modoka. Tuziturire mu isi, tuzabona amazu, tuzibonera amamodoka, n'abagore beza tukabarongora nk'abasilamu. Nitugera mu ijuru bazaduhemba abagore beza b'amasugiranye. Twibere gutyo. Iyo ni imyigishirize Satani yamaze kuzana. Yego. Urabyumva? Rero no kuvuga ngo ntago uyu muntu ashobora kukubwiriza ubutumwa bukubwira ngo ihane. Ubwo bupfumu rero nibwo bwamaze kuza. Niyo mpamvu utazatungurwa no kubona umuntu afite yambaye ingoro, yambaye neza, afite titre runaka, yarangiza akakubwira. Njya nkunda kubabwira ni wajya kurangirikana hano i Remera munsi ya stade,
wajya kuri Pst Fanny bazakugurisha ingoro rwose igura 5 kereka muri iki gihe nawe niba zikorwa muri Ukraine ntuzaraje nawe zarazamutse hako mbere ko zigura bingahe 5 uhiguriye itisari ukagera ku mutayeri gishura zakigushishimurira uri nawe ikubitemo ugenda uvuga ko titre yanjye ari ubundi uzanyaga beshe ubundi wihangira imirimo uvuge ijwi rihindure ubwira ubundi ari imizimu wirukana utiriwe utarukukijijwe toka kiragiye iyo ntago ari ngombwa ko ukijijwe ariko biragoye ko wigisha gukiranuka kandi udakijijwe ni ukuvuga ngo muri make abapasiteri ntabwo bakigisha gukiranuka ahubwo we akora ibintu biri butume no kugira ngo ugume hafi akuyobore agumye agukuremo niyo mpamvu iyo uje mu rusengero ufite akazi uhabwa intebe y'imbere utanga uhabwa umwanya w'imbere ugera no kwa pasiteri uva muri biro ye ukagera no mu rugo rwe noneho barantera amabuye urumva no mu rugo rwe n'abana barabaguperezanta ariko umunsi yashize azakurira umwanya nakwitaba kubwira ati ndi bize ihangana umuntu uri kumwe nawe kubera iki ntago ugifite icyo yagushakagamo isi irakurya yamara kugukamuramo igukuyemo ibyo yagushakaga ikaguta hariya rero agakiza iyo ufite agakiza ntucuya iyo ufite agakiza ufite inzira z'igisiyoni Imana iguhuza n'umukozi w'Imana w'umugisha w'umugisha wandi ugufatira igihe wandi ugusengera wandi utagutuburira wandi utagushakira amazi bavanye hehe ntago ndiho numva uyu munsi Evode ndeka nemere umukatolika akubwira ati ngiye Kibeho ejo bundi hari umunsi wa somusiyo bagiye Kibeho bagiye kwiriba bahavoma amazi kuba yaza akirukana imyuka mibi akoresheje amazi nta kibazo ko ni imyizerere ni imyizerere rwose nta n'ikibazo kuba hari umuntu wanyoreje ariko nagerageje mu kanya kwandikira umuntu uriyo arambwira ati uyu muntu ntabwo tumuzi urumva hari message nayo nakiriye iyo umuntu ati ngewe baro batuburira abantu biyambitse imyambaro y'idini noneho bavuye ku bapasiteri n'abapotre binjiye mu idini babaye ababikira ndisere runaka binibi ariko ibyo byose ni ukubeshya nta mubikira wavuga ibi bintu nkurikije message nakiriye nta mubikira wayikora kuko barashaka kwinjira ahantu hose none niba uri yari bukuzanira amazi y'umugisha wowe nka pasiteri wowe nka bishop wowe nka profeti ni gute ukura amazi Kibeho kugira ngo usengere abantu imyizerere irakwemera ko ujya Kibeho gukura amazi ese imyizerere kwemera ko usengera abantu ukoresheje ishapure uzi icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo mfate imitima n'abagatulika akwa kumvise mfate kubera ko abarokore ndabasengera kandi abarokora benshi bamaze gukena ariko hari n'abagatulika bakunda Imana kandi bafite bagafasha ariko nawe nimubwira ko idini rya ryemena nkamubwira ko ngiye kuzana amazi y'Kibeho kuko ntago kuki satavuze ayo yavoma kuri robine muri Pst Fanny kuki atavuga se ko agiye no mu ruhango akayakuraho ariko arajya hehe Ikibeho Bikira Mariya yabonekeye banatariya n'abandi habere ibonekerwa kugira ngo afate umutima aba bifite babakatolika abakatolika n'abafata umutima akavuga atagiye kuzana amazi y'Kibeho aramuha transport araguha transport nemera ko Imana igutuma kuko ingendo ni nyinshi twagiye yego ariko niba Imana igutumye ngo jyanda usengera umuntu hari hakurya ntago ari ngombwa ngo mwake transport igihe we ubwe yica akavuga ati nshingiye ku cyo umuntu agiye gukora ni na mpamvu buraho ituro bita ry'umutima ukunze icyo bitize umutima ukunze bisobanura iki ni ikintu wemeranyijwe n'umutima wawe nukuvuga ngo niba ngewe ugiye kunsengera Evode nkumva umutima wanjye unyemeza kuguha transport ndayiguha ariko ntago ari ngombwa kurinda kunsaba tike kugira ngo ngere yonge niba ari ngombwa kwiguha tike ugere hari ntayo ufite pfukama naho umusengere ariko se pastor wenda hari akantu wari uvuzemo ubundi bwo
ku buryo pasiteri yabwira umuntu ngo agiye kumusengera akoresheje amazi y'ikibeho. nyine ndiho ndakubwira byinshi. Bamwe iyo batemera iyo myemerere, iyo atemera ayo mazi y'ikibeho, we ntabwo abyemera, ariko aba yamaze kumwumva, we ntabwo abyemera. Ariko iyo ni sisiteme ikoreshwa kubera ko hari abantu ashaka, kuko umuntu ukoresha ibyo ntabwo aba yamenye niba uwo muntu imyizerere ye. Yego. Ahubwo ahita amutambika ikintu aho. Ni kwa kuntu utangira kuvugana n'umuntu kugira ngo mubanze muganire no kugira ngo mubanze gusengana, ugahita umutambika ubuhanuzi imbere. Iyo umutambitse ubuhanuzi imbere ni ukuvuga ngo uba umufashe umutima, noneho bigatuma ibyo umubwira byose abyumva. Ubundi murabanza mugasenga. Umuntu nyuma yo gusenga Imana iravuga. Yego. Imana iravuga nyuma yo gusenga. Ariko Imana ivuga abantu batarihana. Ni bwa bupfumu mwisura nshya. Rero ushobora kuba hari ubyumva ati nibyo, ariko hari n'undi utabyumva ariko akavuga ati binge simbyemera bitewe n'imyemerere yanjye. Ndakwereka rero ikibuga turiho uyu munsi. None se pastor, ubona imbere yo guhanurira umuntu kwe kumukorera iki? Kuko urumva abantu benshi basigaye baza bashaka ubuhanuzi. Ubundi icyambere ugomba kubanza ese uhanuriye ndi. Uwa mbere niyo agushaka aje mu biganza nk'umwana. Umwana urabanza ukamuhumuriza kugira ngo adatsitara. Mwana urabanza nubwo iyo uri umubyeyi niyo ugiye gukubita umwana urabanza ukamuguyaguyamo. Ubanza ukamuguyaguya ukamwira ko Imana ishobora byose mu magambo meza. Usoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mukariganiraho ko ni umutsima utunga ubugingo. Iyo mutangiye kuganira ijambo ry'Imana, muri we hari ikigenda gihinduka, nawe ugenda uhishurirwa. Kuko ijambo ry'Imana twese ntago ngomba kujya gutamba ibitambo, je nanjye ubwo ntatambiye igitambo. Icyo gihe tuganira ijambo ry'Imana rituma duhishurirwa, tukinjira mu isi y'umwuka neza. Na wa wundi nawe akumva. Iyo arangije wa muntu agomba kwihana ibyaha. Kwihana ibyaha nawe kandi ukihana ibyaha. Mwarangiza mukinjira mu isi yo gusenga. Iyo mwinjiye mu isi yo gusenga, kuko mufite rya jambo ryaje gutegura, ni ukuvuga ngo icyo gihe utangira kumva hari indi si cyangwa irindi hishurwa mugenda mwinjiramo, ibindi byumba mugenda mwinjiramo. Ko mugenda mwinjiramo niko Imana igenda ibahishurira ibyo Imana ikubwiye ukabwira wa muntu. Icyo gihe icyo ufashije wa muntu ni igiki? Umufashije gukura mu mwuka, umufashije kubaho atajyanye ubuhanuzi gusa, ahubwo umufashije kugira ngo yakire ikintu kizamukomeza muri urugendo. Kuko ubuhanuzi hari intambwe ya mbere kwakira no kugira ngo busohore. Hagati y'aho ubuherewe n'aho buzasohorera harimo intera ndende. Ugomba kumwigisha kwitondera, gutegereza ubuhanuzi. Rero umupfumu aguha intsinzi akubwira igihe bizabera. Ariko kuko atari wowe ugenga ibihe by'Imana, ko imvugo y'Imana si cyo kimwe na yacu, imibare y'Imana si cyo kimwe na yacu. Icyo gihe umubwiye ngo bizaba itariki n'iyi, byanga bikunda hagati, wibuke ko uyu muntu ashobora kugwa, ashobora gutsikira. Kuko ijambo rivuga ngo umukiranutsi wanjye nubwo yagwa agasubira inyuma, umutima ntabwo uzamwishimira. Urumva rero kwa kugwa kandi arashaka kubyukira kuri ya tariki wa muhanuzi yamuhaye ko byantu bizasohora. Aha rero niho ugomba kurerera uyu muntu, kuko ubaruzi n'ibiryo by'umwana. Noneho hakaba n'umuntu ufite imyuka muri we yaragiye mu bapfumu, ariko abapfumu baramazeho utwe. Kwa keshi rimwe na rimwe iyo baroba bapfumurira bababwira ibyo batanga menshi, agaruka atagishobora no gutanga n'ituro mu rusengero. Ariyo mpamvu Yesu yakijije baba bemba 9, 10, umwe niwe wagiye gushima abandi ntibagarutse, ntacyo bafite, baje kuri Yesu byarashize. Rero inzira irimbuka iragutse, ariko yo mu bugingo irafunganye. Nkunda kubwira abantu ujye usenga, Imana ikuyobora umuntu ukwiye guhamagara, ukwiye gusengana nawe.
ntupfe gusa kubona ibintu byose kwibiranya byose ko ari zahabu ugukeneye gusenga ukaba amaso. Rero numva kenshi twakagombye kwiyima ubwo tukabasha kubwiriza ubutumwa buhindura abantu. Iyo umuntu yakijijwe azi gukora ikizevo. Iyo umuntu yakijijwe akumenyera ikintu akavuga ati ndumva ashaka gushyigikira umukozi w'Imana. Yego. Iyo umuntu yakijijwe azi ko gutanga amaturo ari ngombwa, azi ko gutanga icyacumi ari ngombwa, ntabwo ari ngombwa ko agukata. Iyo yakijijwe, ariko ko umuntu adakijijwe, iyo umuntu atarakizwa batarabohoka. None se pastor, ubundi ubura abahanuzi wahanuriye umuntu udakijijwe, waba umuhanuriye ariko mu by'ukuri ntago wabanje kumwigisha ngo abanze akizwe, ntago bushobora gusohora? Burasohora. Ashobora no kuhanura nabwo adakijijwe bigasora ko nzahagara ku bitugu by'abapfapfa mvuge. Na wa wundi kuko igihe cyageze arahanurirwa kuko abyizera. Niyo mpamvu bajya ku bapfumu akajyana ituro, we yizera mu cyo yatanze, bya bindi bigasohora. Na wa wundi we aratozwa kwizerera mu cyo yarekuye busohore, ariko navuga ngo bizasohora ntacyo yizereyemo, arategereza urugendo rwo gukizwa no gukiranuka. Nuvuga ngo ibintu byose bisaba kwizera mbega. Undi kwizera ariko kwa mbere. Yesu aravuga ngo ibyaha byawe urabibabariye. Siko yavugaga? Kwizera kwawe kuragukijije. Akora kumvise? Ibyaha byawe urabibabariye. Kwizera kwawe kuragukijije. Ugomba kubanza kubabarirwa ibyaha. None twega tubahanura batabanje kwihana ibyaha. Kandi tukashaka ngo kwizera dufite tukubateremo, ariko ushobora no gusanga nanjye uri gusengera nta kwizera mfite, ahubwo kwizera mfite nuko nizera icyo ufite mu mufuka. Uragira ngo bankubite sibyo, ariko nibyo. Kwizera kwawe kuragukijije, ikore uburiri bwawe ugende, haguruka ugende. Kwizera kwawe atoba utwondo amukoza ku maso, waruhumye arahumuka. Kwizera kwa Yesu ko mu twondo kwatumye wa muntu akira. Ariko uyu muntu agomba kwizera ku cyambere yababariwe ibyaha, agomba kwizera ko ibyo abwiwe bizasohora, hahirwa. Kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora, ngo mbese ari kinanira. Nukuba uyu muntu agomba kwizera ko ibyo abwiwe bivuye ku Mana. Uyu rero nawe uri guhanurira ashobora kubiguteramo ngo byemere. Izere kugira ngo wemere ko ashoboye, kugira ngo nakwaka igihumbi cy'idolari kimuhe, kugira ngo wizere ko ashoboye. Uko nyuma yagarutse akubwira ibindi, akubwira indi shida, akizera rero kubera ko hari ibyo ufite ashaka, atari uko agufashe kwizera. Niyo mpamvu yarangije kubona ibyawe arakuboroka. Niyo mpamvu iyo udafite ntagufasha kwa kwizera. Iyo akubwira ati nutanga 1000 cy'amayero, nutanga 100 by'amanyarwanda ku munyarwanda, kandi agasanga ntayo ufite, ko ngo uti mu by'ukuri nabuze nayo kwishyura inzu, nta nakazi mfite, aratakubwira ati jya nago ntacyo tuvuga, nuzayabona uzagaruke. Ntaga gufasha kwizerera icyo udafite kujya mufatikanye gusenga uzakibona. Ahubwo wahita kuboroka. Hakaba n'ubundi nawe ati yanyatse ikindagiye, wowe guma kubirindira ufata icyo wabwiwe. Yego. Ariko tujyana n'undi mupfumu witwa Sarongo, we nawe ni umupfumu, ariko bwacye tukamubona ngo ari mu rusengero, arimo arahimbaza Imana, arimo aririmba indirimbo z'Imana, arayicurangira. Iki kintu cyo guhuza ubupfumu noneho bwakera noneho no guhuza iby'Imana byo ubibona gute byo noneho? Kana ni amaco y'inda, ni amaco y'inda. Ese wo bibaho? Sinanamuvuga mu izina ryanjye. Nta maco y'inda. None se iby'Imana umucyo n'umwijima se birahura? Hoye. Ni nkaho undi wagiye gusaba peneteze akavuga ati ndavanga padi. Ati wihannye wanze Satani imihango ye yose? Ati oya ndavanga. Arabizi ko ubukristo arabushaka, kandi ubupfumu no kujya gupfumuza arabishaka. Uwo ni uwagiye gusaba peneteze. Aravuga rero ati
gupfumuza ko ari by'abakurambere arabishaka. Ubu Kristo kandi nabwo arashaka kuyoboka kuko baramuha imyambaro. Bari bumuha imyambaro bamukora icyo ati ndavanga. Mu by'ukuri yanze kubeshya uwo yicuzaho ibyaha. Uyu rero nawe ujya mu bukristo yarangiza akajya mu bupfumu. Bibiliya irambwira mu byeje ngo niba udakonje ntushyuhe ndakuruka. Buriya uriya ari ku kirwa cyo kurukwa yararutswe. Biriya byose ni amaco y'inda. Niyo urebye n'ubupfumu bwese busahe asate se umupfumu asa kuriye ni tekinika. Niyambare nk'umupfumu tumenye ngo ni umupfumu, agendana amababa tumenye ngo ni umupfumu. Merutse kubabwira abantu ni dore akazi karabuze. Dufite abana b'abasore agenda akiga ubuvanganzo akiga intuza amateka n'ibya histoire akaza ati rero icyo nzi nuko kugira ngo banyoboke nuko mugomba kubatera ubwoba. Ujye ubona papa Sava ukunda kina kirabivu kambara ishaburi ugahindura ijwi ubundi ugateragaho hariya mu kazu ukazana amaguru y'inkoko ntago yaburaho hariya nyuma y'amaresitora hose. Ibyo wataburura ntiwabuburura n'uduhanga tw'ihene hirya hose ukatuzana ugaduterekaho mu bicumu ugaterekaho iterabwoba ryose rikaza ukica ati ugashyiraho ugushakira ati nanjye ndi umupfumu. Ntiyihangiye imirimo sinavuga ngo yihangira imirimo. Uwo rero azapfumura kuko yabyize. Bose bamuyoboke kuko we arashaka. N'uyu rero nawe ntabigaragaza ko ari umupfumu, ahubwo byose arashaka kwivangavangira ateze urujijo mu bana b'Imana, abereke ko ari umuntu mwiza. Ari nayo mpamvu mubona dufite abantu bava mu itorero ngo n'abakristo bakamuyoboka kuko ajya kuri kumva ngo nagiye kwa runaka ngo namuhaye ngo amafaranga yanaye. Kandi se kuba yamuhaye ugarutse mu bukristo gute? Ko jyewe yagarutse ndamwatuza hambwira ongera wihane akihana. Kandi ndamubwira fata amasengesho yanaye wongera ugaruke mu nzira y'ubukristo. Naho kujya kwa Sarongo kongera ukagaruka kwa pasteri kongera ukagaruka profete runaka musoza mvuga pasteri none kuki mwirirwa mvuga ngo pasteri barabariye kwa Sarongo ko mutavuga ngo araturiye. Kandi agira abakozi bajya muri commentaire bakamwandikira bakandika uburyo ari umuntu mwiza. Hari umunsi umwe ibintu byose uko byagarutse byose nuko bose ari bamwe, ariko hari umugabo yongwe yigeze gushaka kwerekana ibyo akora nuko tanamenye ibyo ari byo byabo. Aho bahurira nta guhaza. Mwanya umwe uzabona bakundanye ubundi ukaza bagize bundi hari ahantu utagomba gushyira ikirenge cyawe. Hari ahantu utagomba gushyira ikirenge cyawe. Kirageze ko tuvuga Imana tweruye. Naho bariya bose ni ukwishakira agafaranga akayabona. Hari abujya ucyo ati twagiye gufashwa badufashije. Undi kongera kagaruka ati hari abatanze fashe naho wagiye. Gusa ngo umara nk'umukristo. Ariko turacyafite urugendo rwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ko nubwo byose ibyo byose byafite uko bikorwa, ndizera ko hari abandi bakoze Imana barabahaguruka. Hari abariho, hari n'abariho bavuka. Kandi abo nabo bazaza busi kivi cyaho twananiriwe. Umunsi Eli yananiwe Samuel arahagurutse. Umunsi Mose yananiwe Yosuwa yagize gute yarahagurutse. Gusa turi mu isi igoye idusaba kuba maso.